Iriba rimara inyota rikaba isoko y'inyigisho n'ubumenyi. Bibondo, rubyiruko, basore namwe nkumi, bakambwe namwe bakecuru, muze mwigotomerere ku mazi meza y'iriba. Mwiyumvira ikinamico zuje ubuhanga kuri Radio Salusi, radio ya bose. Ikinamico mutegurirwa na Iriba Performing Arts, muyikurikira kuri Radio Salusi buri wa kane 2:40 no ku cyumweru 2:30 za nijoro. Iriba Performance. Bakunzi b'ikinamico kuri Radio Salusi mwiriweho. Uyu mugoroba Iriba Performing Arts yabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Umuyonga w'imishishi. Mukurikira umukino. Tawa rero ramuka mukunda ba. Ubuse koko. Ayiwe. Ninde mwavugana gasesheri? Aha. Nemusema ko rambwaga ko wamukoze yari yararetse atakishe. Mbiki. Ngo wamukire wakaborero yahingiraga ngo tugabane yamubwiye ko ejo aribwo bagomba kujya gusarura ibigori bakagabana. Use kandi bigenze biti. Ko numva gahunda zihindutse se. Ndeko ndorere wa mugore we. Ndumva ntazi icyo gukora pe. Ewe. Humura, byiguhangayikisha turashaka undi mu gitondo yewe dore haracyari na kare. Donata we, ubuse kubizi ko kundege ari icyabiri. Urumva wabona nutamurajeho gahunda. Namwe abagabo murahangayika. Ubundi surumva guhangayika ari wo muti. Byihorere turabirebaho mu gitondo. Wamugane kane ruhukire da. Dore n'ibitotsi nibye byagashize. Guhangayika bireke rwose ahubwo sinzira neza. Nyabuna niba ari guhinga mwanrwana wo mukamba ku kazi. Burya se yatwumvaga. Turagukanguye se Mutabaru. Yewe murarengana. Umugabo se. Ahubwo se no kurinya kugira imana mu mpaka kazi mwabumbye rwose. Yewe ntabwo ari uguhinga. No kugemurira inyanya. Mukunda abantu rwose. Mwamaye ko kazi ko n'amagana 7 nayakorera rwose. None se Mutabaru, ndakumva mabuje. Zagucumbika ntiwatubwiraga ko mu gitondo urakomeza urugendo rwawe ujya Nyagatarera? Wa mubyeyi wese ugira ngo Nyagashanga yaro mpazo wamakazi. Kada byose no gupagasa. Ariko abantu bose ni bamwe. Kuri mu mpako kazi rwose kugera naba mbisubitse. Ujye uhara wumve. Ubuse twamwemerera Dona. Ubundi rero mukunda abantu mwarakoze cyane kumpa iki kiraka. Mutabaruka se ko kuba hari ukubana. Ese rozwa ziri kuzura muri wa mugende cyangwa ngo isuka wongera ufukure? Ziri kuzura moda ndi kugenda ngahita ndubika. Have siga ukwira nta mifunuko washyizeho. Udatuma nizo twateza iryama cyangwa hagacukuka. Mumbabarire rwose reka nze nyishyireho. Ubundi sugira ngo byose si ubugende. Twe twuhiza amajerekani kandi ntacyo ziba. Burya se nawe ugihinga inyanya Mutabaru? Cyane da iwacu njya nzihinga. Konzi ko mu Ruganda ari mu misozi ubwo bazihinga hera. N'ubundi duhinga izagasozi ntibyumvikana se. Ubwo se amazi yo kuhira mu kayakura. Akenshi nyine duhinga izo mu rugaryi cyangwa nyine izo mu muhindo. Izo mu kintago twabivamo ibyo kuhira da. Ariko ntabwo tujya kuvoma mu kabande tukazamura amazi ku magare. Ewe ndumva ari akazi katoroshye rwose. Habe nabusa. Dore ahubwo umwobo twibagiye gushyiramo ifumbire. Ubwo wari uduciye muri humye rero? Reka ndebe ntabwo ifumbire y'umwobo umwe yabura da. Mutabaru, ayo yazana no tugende ku murongo atajyana n'umwe dusimbuka. Ese mukunda ba ugira ngo inyanya zikiri nta kwibagirwa aho uhiye. Ariko uyu mugabo nawe rwose. Oya nukuri ntabwo mbeshye kiri kari kuva izuba ryinshi cyangwa zarupfukiranye. Ku buryo nyine utabasha kureba hasi. Wawe usimbuka dore mbabona bicucitse. Ibyo byo da, ariko wa muhanda uzamuka mu cya 10 ntibarawukora neza. Amba. Bashyizemo na garavier rwose nta mikuka ikibamo. Yewega.
byari bikwiye kuwukora pe. Umuntu yarazamukaga akagera ugana inkingi z'igare zenda gushiramo kubera kugenda igare ryicekamo. Ibyo ntabwo byari byoroshye da. Ese burya kwa Mutabaruka urahazi muganje mwiza? Yamwe da. Ince zuwa ndazizi cyane da. Kumbe. Kuko kera twajyaga iwabo ni Rwanda muri Rutare. Hamwe ujya wumva batabarizaga abantu. Ubwo wabaga ugiye kugira ute? Twajyaga tugiye kuzana y'ikigage n'inzarwa. Tukabijyana mu mujyi byumba da. Uragenda. Ahubwo se ugira ngo inzarwa ziracyaboneka? Reka da. Intoki zaho ziri gucika. Ambaye. Ikigage nicyo tugemura mu mujyi da. Burya rero utandeye burya. Kagira inkuru. Amafaranga yo guheka inzoga nayo yakoreye kera cyane. Nyiro musore. Wa mugani inzoga zivamo amafaranga menshi. Cyaba. Uziko nubaka inzu arizo nakuyemo amabati. Wumva se? Cyane rwose. Noneho nawe wazitonzeho. Donatari rubu ndeba nizo natwaraga. Reka. Nyine hari umukira waziranguraga nakoreraga. Ese ugira ngo ibitunze umugore n'abana bane nibike? Ese wamugana abana bawe bangana bate Mutabaro? Ndabyiruye cyane. Imfura yanjye igiye kurangiza amashuri abanza. Yampaye nka data. Bacura baracyari kwibere. Ubwo se uzasubira kureba umuryango wawe ryari? Ese mukunda ba? Ndakumva. Uyu mugabo mwazanye mu kabari muhuriye mu nzira. Reka ntabwo duhuriye mu nzira. Twavanye muhira. Uti muhira? Niko nawe rwose ntugasetse. Ubu kujya mu kabari bisigaye bimeze nka bya bindi by'abana byo kunyuranaho. Siko bajyaga banyuranaho bagiye ku ishuri. Oya sibyo yewe. Uyu nawe twajyanye muri za nyanya mu gitondo nyuma yuko watubwiye ko wamukoze atakibashije kuboneka. Niko kuva ryari se umuntu agukorera ukamuhemba kumusengerera ati musema kwiri kukubu. Siko wagira ngo ni inzu nibura yagusakari. Reka nkoreke sha. Kambe nimirira akakarwa n'icyaka cyawe kimeze nabi. Ariko se kumbona wagira ngo hari amakuru ufite udashaka kumbwira mukunda ba. Ariko se ufite ikibazo ki? Nawe rwose musema kwera ukuntu inkuru ifuku. Uriya mugabo rero yitwa Mutabaruka. Nijoro rero ubwo twari ku meza nge na Donata nibwo yageze mu rugo. Yagenzwaga n'ikize? Yadutekereje ukuntu yaturutse za Byumba agiye Nyagatare za Nyagashanga gupagasa kandi ngo afite abana n'umudamu da. Ibyo ndabyumva. None se bukeye kuki atahise akomeza urugendo? Ndacyakubwira nyine. Bwira nicyo nshaka kumenya rwose. Cyagiye tumaze kuvugana kuri telefone. Yego. Nge na Donata twarimo tubiganira aratwumva. Adusaba ko twamuhakase. Urumva rero umuntu wari ufite urugendo twarebye turavuga tuti se uwamakaza akabona n'itike ahubwo leta tubimwemerera. None se nyine muhinguye kuki atahise agenda? Reka nta kigenda. Ndiko hari ibintu ngiye ntari gusobanura. Ariko se ushaka gusobanukirwa iki? Niko ubanza hari imbaraga z'umusemburo zitangiye kugera mu manoda. Yambaye. None se kubera iki agiye gusubira iwabo adakomeje urugendo rwe? Uko bwe kagiye gusubira iwabo se ninde musema kwe? None se nyine ubwo ibyo kujya za Nyagatare ntiyabivuyemo? Hagiye gusubira ibyumba se? Reka da. Nyine urumva nge na Donata twaganiriye kuri icyo kibazo yatugejejeho. Yego. Twumva dukwiye kumufasha kugira ngo azabone icyo ashira umuryango we. Iri kugiye kwigira Yesu w'igatsibo. Niko uri kugira ngo wumve ikimvamo sha. Se wahangara ugakora ibintu nk'ibyo. Ukunze njya nkubeshya se? Rwose ndumva uri kumbeshya pe. Ntuzi ko ngufata nk'umuvandimwe wanjye koko? Ntacyo dihishanya rwura bisi. Ibyo ndabizi. Ariko suretse ubutesi. Uriya muntu utazi neza. Kuki ko kumwemerera ngo abi wawe? Erega twumvise ibibazo bye twishyira mu mwanya we. Noneho kuva vani wacu Gicumbi ntabwo namutererana. Aka nakumira rwose. Niko mukunda ba. Ubwo kuba mukomoka nibi byatuma ufata umwanzuro koko. Uzi ko wamufashe nk'inyanda. Uriya ni umukozi ndakubwiye. Urabizi? Uri inshuti yanjye. Ariko singushyigikiye pe. Ashi. Oya. Ariko suburi musema kwe? Uretse impungenge z'ubusa koko. Kuba Mutabaruka yabi wanjye tugafatanya guhinga imbuto bikutwaye iki?
ubundi si ubwo ntimuraryoherwa mukikangana mutabaruka mumucuzera. Urumva iryo kosa narikora Dona? Iya nayikuyeho rwose iri ku ruhande. Aha. Ese mutabaruka wanyu ko adakomara ahise arwara malaria saka kanya niko akigera ntahise arwara kareka ni mutaraga nuko gusa nyine twavuye kuhira katuvuga ko agiye kuba tembera mu gasane ka Kinteko ariko ubundi rwose ni no mu gihe si ubundi waguma ahantu utazi reka mbe ninywera ya marwada uwo si waharira yewe wa mugabo ntazapfa vuba da mwe ikiyemba nakomanyi ntabwo mwumva ako ndumva ahari ndaje ye ubuse uba wisirayira mu biki cyangwa uriya gushinga ntarataha utekereza ngo aho uranyumvira umuvuna muheto di usitwagira ngo niwe ari gutegeka ceceka nyabona uvugira hasi atakumva ako none umukunda abantu rwose uranyumije sha ubanza ariko yarakugiriye si gusa ariko ubundi urugendo mbere y'ibyo mushaka ibeshe wanyana yimbwa niko kudakubita imbwa byorera imiseke garukiraho nyaboneka wishaka kurwana wakingura ngo ngwereke ako si ubundi umugore we ntashaka kungurira ibibazo wakinguye yewe ndi gukingura nari nabuze aho narambitse imfunguzo njya kuzana urwo mu cyumba mpira muzi waka wewe zanga komanga ese mutabara uko muvuga nabi byabagendekeye ariko Dona uwo muginga ari uri kwenda henda koko ereka nawe se wa muntu we wimurenganya n'inzoga ziri kumutera hanyuma se izo nzoga zinyoye ariko ubundi mwamwirukanye hakiri kare vani ndora wakagawe ntago rutanga basiye kumururu ugo ujya utegeke wawe uranyumvira imbwa di ongera nzane n'imvugo nkwereke sha ushaka kwigira kagara nta n'iminsi ga uramara hanga kurwangirwa soni uza ubyimba ndabigize nyaboneka murekeraho mureke gukomeza gutongana mutabara ariko akanako genda uryamuruhuke dororana yewe nabaretse dore muzaniye amafunguro ngabanza uratoroforiza zanira nijoro kiki kiga mbona ntazo byati ibyo byubero byose nibyikira kubanza n'umugabo wawe utajya ubimo ariko uko yamera kose agomba kurya ibi iyo nobashywe se hano hari ubwo ari wawe ibyo hari icyo bikurebaho ako nyumviriye imbwa uranyumvira ko kabyara nyaboneka ubu yiri bitotsi mwateze ninde babwiye ko hari ibyo bahashye se wa musenzi byo nakoza mu kanwa mushenzi wowe mushenzi ni sowe ubundi iminyaga ya buri munsi ndayirambiwe aho bigeze ibi ntabyo mbishaka uranyumvira di yabara nk'ibibizo byose bamwerejemo yemba nababwiye ko shaka ibitoki bironze ntundorera nturebe ibyo mba nkubwira sha mukunda ntundorera ariko se ubushaka ngo duteke ibiryo byumagaye nta gasosi karimo mutabara akunda babaza ubundi bisobanuro mu mugomba n'ibyiki muramugomba ibisobanuro by'iki kari byo mbabaza ubundi se uri uvuga urabona be nkara gute mumvona ubusa bwanye mbere poreka ngera ukayiryana ariko sha mukunda ko mbona waryumye wacece ahubwo mutabara garuka ubanze unywe inzoga twagusigiye da reka nyuzuze neza ariko utaza kumpenda nyine ntukabye nawe nibonera amafaranga menshi 3 ese wagira vuba mugabo we ariko se wakitonze wowe 4 5 6 gezaho birekeraho ngaho birahagije ndekeraho irekeraho rwose tubarane ubwo nidushyiraho ibishyimbo 5 wari umaze gupima birahita biba 11 apo nta kibazo ngera hindi mwe bireke kubigiharwe reka nyishyireho dore none se kushyize mwe ebyiri kandi ariko se wowe kari dukenongewe twinyongezo ugira ngo ni byinshi mva mbese ngaho nyishyura rero reka ndebe ko amafaranga arimo kiravuba nyine ngaho shyikira ngarurira 400 ngo nkugarurire uringarurira nyine rekata iyi noti ya 500 ndengejeho ikisi nyine
nuko kugira ngo ubone uko utwara ijana ryaburagaho uko ntayo ufite yo kungarurira. None se ubwo ko ntayo kugarura mfite biragenda bite? Ubwo uri insonere nyine. None se urumva naharamagana yanjye yose? Umva wa mugabo we, ibyo kukurikira ijana by'ibihorere kandi byibagirwe. Nta kibazo noneho yagumane. Ndaza kugaruka nimugoroba mvuye ku isoko nguhe ijana ryawe unsubize inoti yanjye ya 500. Aha, oya. Reka byo kuza kugaruka hano ntibirimo. Niba ari ibyo akiri inoti yawe uyijyane yose ariko ndeki. Ariko se ubuni ijana ngo niyo ryahiri kubabaje koko? Nkabuzwa n'ikisi. Enda nkorera nigendere. Ubwo nibira kubabaza umutwe kubera ko ntangata. Reka ntabwo ari byinshi. Nawe rwose ntubura kundushye. Ugize ko ntwaye amafaranga none ugiye no kumpa imirimo. Ngaho tega nkuzamurireho. Zamura. Ese ko numva biremerera bigezeho wa mugabo we. Ndabigezayo rwose. Sangaho wirirwe. Yego wirirweho ye. Kandi uramenye ntugira ubwira kuvuye hano. Ubwo naba mbibwira nde wundira. Mutabaruka nahirwa koko. Mbega inoti zireba neza. Reka nongire inyabari ndebe. Oya nako. Aruzi si ngombwa kwirirwa yasubiramo. Abone se ko yabaze ndeba ndiruhiriza iki. Nabone nubwo yabaye amaye make ntacyo mpomba. Abone se ko ntaho mbihinga. Genda Mutabaruka rwose utoraguye utuname. Ururugo nzaruva mu mazi kuba umuherwe rwose. Cyangwa mu kimwe nzarwegukane burundu. Ndakina sengeye Mutabaruka umwana wabitira. Reka nze mbanze nsubiranye imifuka uko yari imeze hatagira noza kunkeka sha ntabwo nduwejo. Ya ubusane kandi tubutashakiri kare ko ngo iki databuje. Oya rwose ntabwo numva impamvu uvuga ko tubutashakiri kare. Ngaho igera hino nawe wirebere. Reka nzi rwose da. Uyu mugabo se abonye ikibaho. Ubwo amafaranga y'umutegiye kumva madam. Uko mbona se amababi yatangiye kwikunja kandi. Ugira ngo se naho gusa. Sambwira ko ari nahandi. Aha. Reba hariya hose ukuntu hameze. Yego ko ndabona zashizeho kanyagwawe. Ubuse nuko uzirogabaho. Uti kuziroga. None sabaruzi nibabaho. Ntiwambwiye ko wanyu musanzwe muhinga inyanya. Cyane rwose nazihingaga kenshi. None se ndwara y'ikibaho cyangwa cy'umyaka bariyo gutamaroze. Ubwo nyine nako twebwe ntabwo zijya zirwara indwara nk'izina. Ibyo tubereke n'ubure ntacyo biri buze kudufasha. None se ubu koko dukoze iki mukunda ba? Akira aya mafaranga. Mereza rwose. Ujye kinte kuzuza n'umuti tuzitere zireta zikira. None twagira dute? Niko nyine bigomba kugenda inyanya zidukuramo amafaranga. Sirya amafaranga. Ubose nyine ndamenya nsobanura gute uburwayi bwazo. Genda yewe ubabwire ko ushaka umuti w'ikibaho. Barahita bawuguha. Rariga ntago ari ubwa mbere birasanzwe. Ibyo biroroshye noneho. Reka nsimbuke da. Ziraro zwarisize hari hirya rero muziteho hatagira uzitambukana. Sawa bugiye ubwo nagereka mbwire Donataza ni pombo turahita tuzitera n'ubuhindukira. Turatari ushaka ntitutubuka Butabaro tubuka utahuva imbere rwose. Ariko n'urugero nari ntaze wiyumva nabi. Buruburu buri vubigire nasore kavuyine karakabure kakariwe kahurira hera nawe kuko mbona bana yaragusizura isikiriza apfure karita hahira tugaraki kandi sugiye kusiga wowe sekuragiye kubara kandi utagera kurega intebe mbese ukosore n'ukuri ndarengana rwo ni impamo ndarengana urega rishise wowe urega none se nigeze nkwera koko ariko se wari se kurakara
kumvikana neza ko uri umugore mwiza ntukababare. nta kintu cyo kumvikana gihari yashoboka nabyo kumvikana igihe kireba zeze nta buryo umenyera. ahubwo se urumva ntakeneye guturisha umubiri. ukereye iki ukereye iki ni ihangano ndwaneho ugire gutya urebe ko hari ako wametera nyine. ese wumva ko utagiye kuba ubundi niko nama ntabwo nakwifusha ubusa. ngaho yegera yegera mwana we wongera usome isi we ongera yegera neza. nari ntangiye gusinze nari ntangiye gusinze. reka twongere baza wishyura ibyishimo birahenda baza wishyura. ndabyumva birahenda ibyo nabyo ashyira ubufasha ibihumbi 5 ariko rwose umbabarira umarifa we umarifa ongera nsome shiri zararadire kandi ko yasubiza ndaza kuyaguha ariko nyine banze unyumve. ariko nawe rwose shiri ngaho mbwira icyo ushaka nyine mbwira icyo ushaka. ngaho rero ugurira nzoga ejo tubaze dusire tubone wihangayika ni ukuri ndahembutse kubera ukuntu bikoze neza ndumva gira yitubize rwose bazubize. ubwo nonahana abana bawe baragira ngo iki nyine nonahana abana se bararegeha abone nicyo urashaka cyangwa se uri ko basezeriye ku buryango uravugisha ukuri n'ubundi turabareka barare twisazure. ubwenge ubwenge wazeze bazubwenge. ese abana bawe bari inyuma y'urugo izi saha muri iyi mbeho uvire ibyo se birakureba kandi ntabwo bindeba ariko nabazaga narabyaye. ubundi se napagashe riryo ribwo barya ku busi bari ubundi kumwe murya mugarama arizo nzoga shaza arizo nzoga mariya we butabaruka ari bwishyure ari ubukire. hari ubwo niturara nijoro ryose ndakwishyura ngaho ikiro wanjye. nuko ubwo ndamubwira nti ubwo twari tuje kuhira tukaba dusanze inyanya zarwaye ikibabo. yego simbukira hariya hirya ku gasantere ka Kinteko. yego uza n'umuti w'ikibabo. nanjye ntireka mpamagare Donata azana ipombo. yego murahurira hano. ese burya wanampamagaye amaze kugenda umvara cyane yagiye yihuta rwose yashishikaye. Donata rero ubwo barahageze abarahageze n'ipombo. yego turicara isaha ya mbere. yego iya kabiri. yego tuti buriya yabanje kuyoba kubera kutamenyera. isaha ya kane ibihiritse tubona saa 8 nazo zituyemo. mugitegereje ahubwo twahise dutangira guhangayika twumva hari ikibazo yahuye nacyo. yego tuti wenda yahuye n'ibisambo by'inaha bimwaka udufaranga yihakurwana nabyo biramwica. haho ntimukansetse rwose. ubwo suriya ni umwana w'igitambo mbuga koko ku buryo mwamuhangayikira bene ako kagene. niko hanyuma se ubwo iryo joro yatahiye yabwiye ko yahuye n'ibihe bisambo. utataha wavuze ko mperuka kumuca igihe icyo gihe. yamaye nka data. uziko ahubwo twaraye tutanakinze ngo ataza twasinziriye akaruhera inyuma. niko ko mumbwiye ko atigeze atankumva umutima urasimbutse de. ahubwo ni ubuhoro. sibyo nabwiraga mukunda abantu ngo tujye kuri polisi akanga ngo baradufunga. ntabwo uzi uko ipingu rimera sha jya wituriza wa mugore we. yewe ibyo gufungwa mu humure ntibirabaho. niko ahubwo tureke ibyo twari turimo tujye kumushakisha. yego ratamusema kwe izi nyanya ntabwo zaruta ubuzima bw'umuntu. mwakora ye. yego ye. uwo ninde? napfuye kwikiriza nunamye kumbe ni wa muvuna muheto bahu. ese ni wowe Mutabaro? inka yanjye nikoze mubabajwe nuko munyikirije. reka mbegere nanabaramutse ahubwo uzi ko hagira ngo twararanye. musema kwe waramutse neza. karamutswe n'iminsi karindagira. inyana y'imbwa ituma abantu barara bahangayitse.
gezo se nyine utongera kunyita imbwa nkakwambara nkakwereka uko bimera. Wankoraho iki sawa gicucu wankoraho iki wo wankoraho iki wamusike uhagarara umwereke mu kicaka. Umugabo urashurusumba sinzi ikintu dupfa. Genda. Ariko babagabora urandarira ukuntu inyanya bazivuna. Atari imbwa sibinutse izinduka inyendereza. Daje nge nzakwereka. Azanyereka iki se? Ase wende ibyo reka tubireke gatoya. Ubundi uvuye. Yego rata nkayoberwa impamvu utaherukaga kuza gutegera ku iseta. Ahubwo se we igituye ko nabonye wajya ngo ni igiturage. Ibyo se by'ubuturage birandeba. Uzi gusetsa icyambere nuko ngikura kashi. Ariko sha nanjye wakimpa ngo nkwereke. Ese gituyeho ubundi? Niba ari ikibyumba, niba ari cyo mu Ruhengeri, sinebuka ko cyambwiye pe. Nta nibyo uzi. Gusa nyine ngo kibahepfira za Minago kwa wa mugabo uhinga inyanya ukunda kuza kunywera hano. Mbese kiba kwa wa mugabo w'ikinyabwoba nashatse kubyinisha kenda kunshamo kabiri. Ubuse bamenyanye batera? Yambwiye ko ari kwa mukuru we kwa nyina wabo, ngo rero yaje kubasura. None se kiriya kigabo ngo nimukunda abantu ko nabonye kigira impiri mu mufuko ubwo kibigenza gite ngo kimuha amafaranga? Useka. Ariko cya Firiti nawe urasetsa pe. Ubwo surumva yamuha amafaranga kandi umugore we yaramuhaye inzara atakarindagira. Reka da. Nawe nyine akoresha ubwenge bwe. None se ubwo bigenza ate we? Aha ariko wagereka kuba umwana. Nyibwirira mwana. Urumva nyine acunga badahari. Yarangiza akazana umudemarishari bagapimura imyaka akayigura. Reka. Ariko shaho mukunda abantu n'umukire. Kira kigabo cyarandahiye rwose ngo kigenda kiyoraho gake gake ku buryo atazabimenya. Ngo iki? Ngo kuko buri afite imifuka myinshi yadebye. Mbega umugabo w'ikirima arima we. Nanjye numiwe pe. Ubazi ngo ni bene wabo ntabwo yamwiba rero. Ibyo nibyo nshaka. Mugema muri kirano muhereke muri kirano. Ye baba we boss debera sagere gusoroma n'izitaratuko. Vuga gacyoka nzindwa we. Kurujugunyeze. Ari kisimbwa nazanye gukora. Ndavuze ngo muhere ruhande mu kukumba n'ibitumbwe byose mudasize n'igaju. Nzajya nziterera umutaho nzazisuka. Reka ngiye gusuka kuzindi ndabone kidomoro cyuzuye. Umva siraki nyumva. Mwomegesha unshungirira iyambwa itazitsimba ku ruhande. Reka murebe nanjye nanasuke ndabona cyari cyuzuye. Mwonamesha kirere kirahindutse. Ndabona hari umuntu uri kumurika hano. Ninda abahanyanya zanjye sha. Imana yanjye. Nimagara aho ngaho. Nimafate. Muri iki gice cya mbere cy'umukino umuyonga w'imishishi mwumvisemo Mutabaruka mwakiniwe na Bagaragaza Elisa, Mukunda abantu mwakiniwe na Tuyishimire Emmanuel, Donata mwakiniwe na Dusabimana Makire, Musemakweri mwakiniwe na Dufatanye Jean d'Amour, Kiriwanzenze mwakiniwe na Iradukunda Aline, Cyafiriti mwakiniwe na Ikuzo Beramira Isa, Mugemanyi mwakiniwe na Tuyihimbaze Horeb, Sirage mwakiniwe na Ndayishimiye Ribosi, n'umucuruzi mwakiniwe na Masengesho Ruben. Uyu mukino mwawuteguriwe na Iriba Performing Arts, itsinda ry'abanyamakuru ba Radio Salus rikini kinamico. Ukaba waranditswe na Ishimwe yarakoze Setikefa, unononsorwa na Iriba Performing Arts. Abakinnyi batozwa na Eric Rugeri Nyange. Ufite igitekerezo ushaka kutugezaho watwandikira ku mbuga nkoranyambaga za Radio Salus arizo Facebook ushaka Radio Salus Rwanda, kuri Instagram ugashaka Radio Salus Official. Naho ubutaha.